就地方手拉小心快呀 mana we love and sword bakavanye mu gatabo ka Chen Changmei kitwa Sleeping Beside Yanshao episode Leon ntugire action ukora cyangwa ntutangize igikorwa 无论如何你都要 ntago aricyo cy'ingenzi 走一趟。至于那些 uko byagenda kose ugomba kugira山庄内有奸细， hari umugambanyi dufitemo hakuno 而且就是我身边的人。 kandi uwo mugambanyi ni umuntu unyegereye umukobwa yari yavumbuye ibyari biri muri cya gitabo 尉迟山庄最近确实不太平， none ahantu ko ari ahantu hameze neza 但外来的人只有燕少。 nk'umuntu uri hanze wenyine wo hanze turimo ari Yanshao 天抓走之前， ati izi nzozi nabonye ni ikibazo gikomeye cyane ikindi gufatwa kwanjye gufatwa na Shen Zuyitian 所化， nabyo ni ikindi ibi nibyo nakoze mbere yuko Shen Zuyitian antwara zavuga ngo buriya ngo mu buzima haba harimo intego ebyiri 一种是 ya mbere ni ugutwika 一种， ya kabiri niyo kureba ubushye nkiri muzima no nshukwanga ntazapfa filime iraha hari igihe ujya kwihorera ugasanga urimo urihekura buriya akantu ko kwihorera nako rimwe na rimwe ntago ari keza kuko ni uruziga rudashira episode ya 10 nuko igenze ntimucikwe na 11 mbibutsa ko ni kugasobanuye times.com Imana ibarinde ciao ciao 情深一丝 hasta la vista 哎呀，如此的美满，路漫漫，人生只一场。到起来，人是蓝。